Twizere ko meze neza mwese bakunzi bacu kuri Rwanda Burundi TV n'abakurikira Ndeberayo TV hose dusigaye duhuza umurongo kugira ngo twagure societe twese tugomba kuba elite. Yego. Tugomba kuba abajeopoliticiens tukajya dukurikira ibintu by'imihindagurikire. Jean Pierre warumeze neza? Tumeze neza cyane urebye nta kibazo. Muri geopolitique uhagaze ute? Muri geopolitique ndi gukomeza nkurikirana ibintu byose biri kugenda biberamo ko urareba muri iyi minsi hari amakuru menshi cyane yaba yewe mu karere kacu cyangwa muri Middle East. Muri isi muri rusange harimo amakuru ajyanye na geopolitique ari kunshishikaza cyane muri iyi minsi. Muri Kongo naho ngira ngo urakurikira cyane. Ni hamwe cyane ni izingiro ryayo. Ubundi iriya namba muri Kongo ko mbambo ifite amazina menshi wowe wahisemo kwiyita ngo iki? Je nahisemo kwiyita intambara y'akarere. Wenda ushobora kumbaza ati se kuki wewe uhisemo kwiyita y'akarere? Yego tubwiye impamvu. Iyo urebye ibihugu uko biri kurwana no kuvuga ngo hajemo neighbors bafasha Kongo. Ko aho twahita tubitangamo nk'urugero rwihuse Burundi ni igihugu kiri gufatanya na Kongo yewe na Tanzania. Ureba ko yaje gufasha Kongo nkuko Samia Suluhu yavuze ati no gutabara mugenzi wacu kugira ngo nawe ejo bikubaye uzatabarwe. Noneho ukareba na UPDF ishigikiye M23 urabona ko ari abo bantu bahanganye kuri tele muri make. Niyo mpamvu na isi y'akarere. Ninde wayishoje? Wayishoje ni UPDF kuko twabonye M23 yegura intwara n'ubundi ariho iturutse. Bwo urumva niwe wayishoje ni UPDF. UPDF sirashaka iki? UPDF urebye intego zayo n'ubundi ni ukubarikaniza kare agace. Kivu zombi niyo ntego yayo. Rero yagerwaho. Nimara kubarikaniza bigende bite? Maze kubarikaniza urumva yahita inatunganya Burundi kuko ko Museveni akuze kubivuga ni kubohoza Burundi. Noko iyo umaze kubarikaniza se no kugira ngo ufate Burundi cyangwa ari nibindi ushaka aho hantu? No kuvuga ngo hari ibintu buhashaka cyane bijyanye n'amabuye kuko iyi ntambara nta hantu wayitandukanyiriza n'amabuye kuko akeneye ayo mabuye ari muri ibyo bice n'ubundi ko niyo ntago akeneye abaturage bahatuye. Buriya ntibazakubeshye ntago akeneye abaturage bahatuye akeneye minerals zihari nizo akeneye. Urumva rero umaze kubarikaniza byanakorohera guhita ukora ibyo ushaka mu Burundi byoroshye. Yego. Mu Burundi se bwo barabuze iki baburetse? Burundi urumva icyambere bushigikiye Kongo. Burayifasha kurwanya nyine iyo M23 kandi igihe nyine ubwo wifatanyije na Kongo icyo gihe nanone wabaye umwanzi wa UPDF nk'umuntu wazanye M23. Urumva rero ntago babyishimira. Oya bo batubwiye ko Museveni ngo afite plan yo kubora Burundi nyine ngo bigiye ngo babukoresha iki? Urumva icyo gihe abohoye Burundi wanabarikanije akarere yifuje byaba byoroshye ko noneho yagiramo ijambo yisanzwe. No kuvuga ngo kubohoza Burundi no gushyiraho ubutegetsi we yifuza nyine byajya bimworohera gukoresha. Nicyo biba bisobanuye muri make. Ejo ndi twabonye rero leta ya Kongo ivana umusirikare mukuru KINSHASA twa General Major Mabondani. Namubonye rwose agwigoma baramwakira amapeti biki byose. Ngo yavuze ko azanye plan nshyashya z'urugamba uko rugomba kugenda. Yego. Izo plan ni izihe? Twenge ntazo nabashije kubona wowe ubikurikira warazibonye? Nabikurikiranye ahagera avuga ko azanye plan nshyashya ku rugamba. Muri plan hari ibintu yagaragazaga azanye muri plan nshya. Nuko FARDC igomba kumena hariya abasirikare ibihumbi 100. Ibihumbi 100. Noneho hakiyongeramo amatanks. Iyo tuvuga amatanks ni ibimodoka by'intambara. Yewe harimo na long large artillery bino bibunda birasakure cyane. Hakaba harimo fight combat drone zirwana apana iza reconnaissance buretse ko harimo na reconnaissance mobile nyine ubwo nukuvuga izi reconnaissance ni zineka izifata makuru. Noneho hakaba harimo na warplane ndege z'intambara ama helicopter urabona amasikoyi. Urumva
already yavuze ko ibyo bikoresho ari byo agiye kwifashisha bagakora noneho strategy nshyashya y'urugamba. Hanyuma se UPDF yo nta plan nshyashya yatangaje? UPDF urareba ibyayo ntabwo ibitangaza, ni ukumva gusa igenda ikora, kuko impamvu itabitangaza akenshi urebye uburyo irwana nyine irarwana kinyeshyamba. Kinyeshyamba ni udutero twa gerirawo, ni udutero shuma, ntabwo ifungura open front ku buryo ishobora kuvuga ngo turi gukoresha ama strategy ya naya bikoroha. Yo biragoye. Kuki bihisha? Impamvu bihisha nuko nubundi urarebe irarwanira muri M23, ni UPDF ari kuri kurwanira muri M23. Rero biragoye ko yanagaragaza strategy zayo, ko ugaragaje ama strategy ugiye gukoresha abantu bashobora gukuramo kundi kuri. Niyo mpamvu ikunda kubihisha niko nkeka. Uko kubisha kwa bari intwaro nayo y'intambara? Ya, kuko nanone iyo utatangaje amakuru uruhande muhanganye rushobora kwibeshya kuri capacity ufite. Bitandukanye n'igihe noneho waba wagaragaje za strategy ugiye gukoresha, kuko iyo uzivuga n'umwanzi nawe cyangwa uwo muhanganye nawe aheraho agira ibyo ategura. Rero igihe wacecetse byagumije kuba secret, umugumisha mu kutabona amakuru, muri ambiguity, akaba ahora ashidikanya ku bushobozi bwawe. Yego. Abantu bashyigikiye M23 barahari benshi cyane, bifuza ko ibyo M23 irwanira byagerwaho. Yego. Bavuga ko M23 ngo yamaze gufata imihanda yose, umuhanda wose pfa kuba winjira muri Goma. Uwo ngo warafashwe. Yego. None ngo mabondani ngo azanye ngo plan nshya z'iki z'urugamba. Ubwo se uwo muntu yaba afite amakuru yuko nta nazabona nyura, kuko ngo imihanda yose yarafashwe? Ni ukuvuga ngo urebye amakuru nyine uko ari kugenda bigaragaza, birerekana ko hari imihanda M23 yafashe yinjiraga muri Goma. Ariko nkuko uyu yabivuze ko hari plan yo ku strategy y'urugamba cyashya, urumva na M23 wahise itekereza uburyo kibushyashya ishobora gukoresha. Iravuga ati okay, icyakoroha kwinjira muri Goma ntibyoroshye, reka turebe ko twafata imihanda. Ariko iyo mihanda nanone biragoye nanone ko wakemeza ko M23 irayigumana nyine, kuko impamvu mvuga ko itayigumana, nk'ubu hari n'amakuru avuga ko already n'ubundi Wazalendo yari yagabye y'igitero cyisubiza iyo mihanda. Ubwo birumvikana irayikontrola mu gihe gito, ariko ntago bitanze garanti koko kwiragumiza kubifite iyo mihanda, kuko n'ubundi FARDC muri Goma n'ubundi ifitemo ibikoresho. N'ubundi ntago birayibuza n'ubundi kugomeza kuyigabaho ibitero, kuko urumva siko Israel ntago bafashe ikibuga. N'ubundi ingendo zirakorerwa mu mazi no mu kirere, urumva haracyari muwaye n'ubundi zo kubarwanya. Yego. M23 ko iri gufata ibice byinshi, ariko kudafata Goma byo bivuze iki? Ko kidaharanira gufata Goma wenda igafata imihanda yinjira muri Goma? Ni ukuvuga ngo iyi ntambara irimo ubwenge bwishi, harimo strategy nyinshi. Ni ukuvuga ngo uhubutse ushobora gusenya na duke wari wubatse. Nicyo mbona gituma M23 itari gufata Goma, kuko iramutse igiye muri Goma noneho nyine intambara yafunguka byanyabyo. Ariko nayo se kuki se nyine itari kujya muri Goma kandi igaragaza ubwo bubasha ko ishobora nimba yafunze iyo mihanda yose yinjira muri Goma nyine ugaragaza imbaraga. Ariko nkuko nabivuze, yo igihe yakiha kwiyangaje igafata Goma, nuko yabifite imbaraga nyine zikuraho Kisekedi Kinshasa. Naho ubundi gufata Goma ntago biguha garanti yo kuyigumamo, kuko n'ubundi 2012 yirukanwa yari yafashwe. None se ubundi bayirukanye nyine bavuye. Nukuvuga ngo igihe utari wahindura ibintu Kinshasa, still Goma yaba ari ikibazo kuri yo. Ntekereza ko kuba itayifata nimwe muri strategy zo kugira ngo irebe ko yatinze urugamba nyine nayo itikururira ibibazo. Gutinza urugamba se M23 nibyo ikeneye cyangwa itegeneye ku rugamba rwihuta? Urumva
yo urebye uko uburyo iri kurwanamo iri kurutinza kuko mu gutinda nibwo bagomeza bareba ni ibiki wenda byakorwa bashakisha kuko urumva bahise bihutisha urugamba nakweretse ko harimo bahita batakaza urugamba niyo mpamvu batinjira muri iyo Goma ko ushaka gutakaza urugamba hita winjira muri Goma ubundi se Goma irafunguye ku buryo yinjiramo hoya ntabwo ari inzira nyabagendwa urabanza ukabiharanira nyine kwinjiramo ntabwo kukiza utumva koko kutayinjiramo uko batabishobora kucyumva ko babishobora wenda akabe kubikora kubera impuwe kutayinjiramo ni ukuvuga ngo donc Goma irafunguye habuze uyinjiramo ntabwo ifunguye atizi ariko iyo uri kureba nyine uburyo iri kurwana uba ubona ishobora kuba yageramo ariko igezemo byabyutsa intambara iropeni ifunguye ko nyine ya ntambara y'akarere tuvuga yabifunguwe nyirizina neza kuko ukurikije amagambo Kisekedi yavuze ko yahita asaba inteko noneho yaba afite nyine uburyo noneho bwo gusaba inteko agaragaza ko bya bindi yavugaga byagezweho byageramiwe rero kutajyamo ntabwo bashaka kujyamo ko ni nka kwa kundi nshobora kuvuga ngo mfata nticuye umuntu kandi mbizi neza ko yashobora kunkubita ese ko duheruka MONUSCO itangaza ko yatangije operation Springbok yego igamije kurinda imijyi nka Goma Sake tukaba twumva ngo M23 kuyisatira izo plani za MONUSCO zo zagwe mu mazi byagenze bite nka plani ya MONUSCO yitegereje iri ya operation urumva iri operation nubundi bayizanye nubundi bari ku gitutu cyo kuba basabwa guhambirizwa bakagenda rero iri ya plani nyibona nkaho MONUSCO yayikoze kugira ngo nayo yisove nayo igira igihe hafata igira igihe amara ariko nubundi se wakibaza ko nubundi MONUSCO yahahoze hariya igihe cyose twagiye twumva M23 MONUSCO yari ihari ariko nubundi intego za MONUSCO ndakeka atari amahoro gusa ikeneye nayibuye ikeneye ibuye hari plani z'uko MONUSCO igomba kuva muri Kongo yego mu mpera z'uyu mwaka kandi bigaragara ko imitwe cyangwa se ibibazo byo muri Est bizaba bitarakemuka ese icyo cyuho cya MONUSCO hari ingaruka bizagira icyuho cya MONUSCO nubundi se wavuga mu myaka 30 ijya ku hafi 30 nubundi rezilita zayo ntazo ko ntibyabujije M23 kuvuka ntibyayibujije kongera kugarura intwaro igihe yabigiye bizaba bihaye nyine umwanya Kongo n'abariye bayo nabo kwiyubakira ibintu biri strong urabizi iyo uzi ko hari umuntu ushobora kuguha ikintu bishobora gutuma wirara wewe ntushyiremo imbaraga uvuga ati uyu muntu arandebera kandi noneho iyo wamenye ko wa muntu hari izindi nyungu agamije bisa nk'ibigufunguye amaso ukamenya ko amazi atari cyaye yayandi ni ukuvuga MONUSCO nigenda FARDC nk'uko tubibona yongeye za budget militaire yewe irakora amarekritoma ntekereza ko nayo izabasha kwicungira umutekano niyo MONUSCO yagenda nta kibazo rwose okay twabonye itangazo rya M23 rihamagara ingabo za Tanzania kuyamanika bakanga ikabarasaba kubwa urumva ubusabe bw'uyu mutwe buzashoboka no kuvuga ngo gusaba abasirikare ba Tanzania kuyamanika ni ibyifuzo nabyita ni nk'icyifuzo ko ntago wabuze umuntu kwifuza ubundi se reka tuanze turebe ubundi UPDF na Tanzania ubundi UPDF ifite uburenganzira bwa Tanzania ngo imanika amaboko ifite iyo capacity oya nayo kubera ko Tanzania ifite igisirikare kigenga kandi noneho kuza muri Kongo yagiranye amasezerano na leta ya Kongo ntago kugira ngo Tanzania yohereza abasirikare muri Kongo ntago igomba kubanza kubisaba UPDF kuko nta masezerano y'imikoranire bafite ariko iyafitanye na Kongo rero
nta capacity UPDF ifite yo kuba yabuza Tanzania kohereza. None turebe in terms of the force the flap umuntu nabwo ashaka kuvuga ati ashaka kuba warning bitewe nuko kurusha intwaro cyangwa se kurusha nyine capacity militaire. UPDF ni igisirikare cya Tanzania ubundi bihagaze biti mbere ko tujya kuriteraho muri Congo. Hoya kuva na kera Tanzania iri hejuru ya UPDF kuko n'ubundi Tanzania niyo yaherekeje UPDF ijya ku butegetsi. Ntago umwana yigeze apfa kurusha papa umubyara umutungo kuko yahaweho miki. N'ubundi iyo urebye igisirikare cya Tanzania kirakomeye cyane ugereranyije na UPDF. Yewe wanareba no muri economy ni ibintu bitandukanye. Wareba n'uburyo ibihugu biyobowe n'uburyo igisirikare cya Tanzania kirigenga bitandukanye nuko UPDF imeze nyine. Kwigenga se bivuga capacité militaire. Nukuvuga kwigenga uburyo mufata imyanzuro ntago mufata imyanzuro y'umuntu umwe gusa. Habaho niyo kwiga ku kibazo. Nukuvuga ngo bo nibohereza abasirikare biba byarangije kwigaho bakareba koko ni ibintu koko bidafite ingaruka mbi. Ese bimaze iki ku gihugu mu gihe UPDF nuguhita bohereza batiriwe bakora izindi analyse buretse Museveni kuba yashatse ko zigenda ego. Bivuze ngo igisirikare cya Tanzania cya Uganda ntago wabigereranya rwose. Ngaha tujyara kuri tele ni gute UPDF bwira nukuvuga ngo witegereje iryo tangazo rya M23 irisohora nayo irisohora ivuga ko Tanzania iri gukoresha intwaro ziremereye kuko twabonye bino imodoka by'intambara Tanzania yazanye birasakure. Nukuvuga ngo yari sohoye n'ubundi bona ko Tanzania iri kuyigabaho ibitero bikomeye cyane. Nukuvuga ngo ni nko mu buryo bwo kuvuga ati se mwoka byaramwe ko ntabwo umuntu yaba ari kukurasa ubona n'ubundi utari kumurasa utamusho ngo umusabe kumanika. None se ngewe naba ndi kugukubita nakwemeje ukansaba ngo nyamanike. Nyine ni bya bindi navuze ngo unshobora kuvuga ati yewe mumfate ntakubita uyu muntu. Ariko yanjengereje ko yanyishe ariko kugira ngo nihagarareho ntagaragariza abantu baraho ko nasunye ndagerageza mvuga ati mwoka byaramwe mwamfashe namwice kandi already yankuye amenyo yankomerekeje. Rero nabifata nkuko ko M23 kuba yasaba abasirikare ba Tanzania kuyamanika kandi bafite intwaro ziremereye ziri kubarasaho ni nko muri urwo rwego nabifata. Ntago bafite ago se muri no rugamba M23 ifite bubasha ki kuko ndi kumva byose kutubwira uri kwerekana ko nta kintu ishoboye ubundi yo nta kintu na kimwe yakora. Nukuvuga ngo ubundi ya M23 yakakikoze iyo UPDF ifata umwanzuro ikamanuka atizi UPDF nyine yo ikaza nka UPDF koko ikarwanda kuko impamvu M23 iragaragara nk'inyantege nke hari ibikoresho runaka itapfa kwinjiza ku rugamba. None se wenda tuvuge M23 kugura sikoye byagorana nayo ngo wenda igire iyo capacity ariko wenda UPDF yo yinjiyemo n'ubundi turabizi ko ifite sikoye 3-5 wenda hari ukuntu byahindura urugamba. Ariko M23 yo ubwayo gukiri kurwana twumva ari M23 atari UPDF bararwana twagarira wonyine n'udutero shuma bagafata ahantu bagafata handi ntabwo ari open front ku buryo wavuga ati iki ni igisirikare gikomeye ku buryo cyatsindiza ingabo turi kubona zishigikiye FARDC. Hanyuma se noneho reka tuvuge ko UPDF yanze kuvuga ko ari UPDF kuri tele bivuze ko nta kintu igeraho. Oya kuri tele ikigeraho kuko exactly byonyine Bunagana dore igihe imaze yifite imaze igihe kinini hari ibice ifite hari ibyigenda igeraho. Sundi Bunagana ni iki n'umujyi n'intara ni iki? Bunagana yafatwa ni nk'intara kuko intara se twabonagana ibo urumva ni igice nyine we ni nkuko twavuga uretse dushobora kuvuga ni nk'akarere kuko ni zone ni territoire ni territoire ukuvuga ngo niho M23 yahereye
urumva na ahantu hahise ifata byoroshye. None se Bunagana iba ku mupaka? Bunagana iba ku mupaka. Ni umupaka wa Kongo naki? Na Uganda. Apo. Aho ngaho niho bahereye. Niho bahereye, niho binjiriye n'ubundi. Urumva hari ibikorwa igenda igeraho M23 ariko utavuga ko ari yo ntego nyamukuru, kuko intego nyamukuru batubwiye ko ari ukubarikaniza. Ko nkuko Bishimwa yavugaga ati amatora rwose hano nibitaba turahita tubarikaniza birangire. Barikanization rero ntago iri kugaragara ko ishoboka. Ngo bivuge ko ntago biri kugera ku ntego uko yabivuze. Nese ko mbona ngo MONUSCO iri mirananirwa kurinda ngo iyo migi. Ubwo MONUSCO imaze iki? Nukuvuga ngo imigi yavuze ngo bye ninanirwa kurinda iriya migi nkuko yabivuze. Bizayishyira ku gitutu abakongomani cyo kuba bayisaba n'ubundi kigendera, kuko se ni wowe wihaye objective yo kurinda imigi. None iyo migi baragutesheje ntabwo uri kubigeraho. Nukuvuga ngo nayo bizahita bigaragaza ko koko ikwiye kwita igenda nta n'ikindi bajije. Ubwo muri make yo yitaye mu mutego. Yitaye mu mutego wo gukoresha imbaraga zose zishoboka. Igihe yawe unanirwa kuyirukankana rwose nako kanya. Twabonye MONUSCO ivuga ko hari indege yayo ritwaye imiti yarashwe na M23. Ese ubwo nta ngaruka byagira ku bayobozi ba M23 kuko iyo ndege ubwo ni ya Loni? Yego. Ubwo nta ngaruka byagira ku bayobozi ba IPDF? Aho ngaho ni automatique, kuko iyo urashe ku ndege iri mu butumwa bw'amahoro bwabyo ni crime de guerre, ni icyaha cy'intambara. Ubwo bivuze ko hari ibyaha byahise bifatwa ko ubwo bazakurikiranwa nyine kubangamira amahoro. Ko warashe ku ndege yari iri mu gikorwa cyo kubungabunga amahoro, dore ko yari itwaye n'imiti, wenda yiza kubitwaye n'intwaro byari kugira iyindi sura, ariko nabwo ntago biba ari ibintu bigaragaza isura nziza kubikoze. Ubwabyo ni icyaha cy'intambara. Ubwo bivuga ko biri mu byo abayobozi ba M23 bazakurikiranwaho nk'icyaha cy'intambara. Rero bifite ingaruka nini cyane ko bishobora no kureberwaho mu gihe bajya kubafatira ibihano, yewe n'ubundi haba hari sanctions zihari. Ariko noneho icyo gihe byongera kuba hari izindi zishobora gufatwa. Yego byanga binoga. Ubundi se M23 numva ngo ifite abayobozi b'abapoliticiens n'abayobozi b'abasirikare. Ubundi ubwo abafatirwa sanction ni bande? Urareba akenshi hariya abari abasirikare, kuko habaye igikorwa n'ukurasa, akenshi abari kuri floor abayoboye igisirikare bafatirwa imyanzuro. Ariko bidahaye liberté nuri muri politiki, ko nyine iyo uri muri politiki nawe ni wowe uba wenyegeza kuri front line. Ko abasirikare barakora, ariko nawe ubugenda uvuga ibyo bakoze, ugenda ugira uti urumva nta numwe wacika ubutabera n'ubundi icyo gihe igihe ubutabera buzaba buri kubabaza ku byaha byakozwe. Nese undi M23 kurasa indege itwaye imiti ibigira ngo bigende bite? Icyo gihe ni nko mu rwego rwo gukanga, cyangwa n'ugukanga cyangwa ukaba wakanzwe. Nukuvuga bayirasheho hari igihe bavugaga ati ko bo baravuga ko itwara amakuru. Ize ikabatata ikamenya aho bari, ikaba yayaha FARDC, none ikaza kuza kugaba ibitero na drone. Rero mu kuyirasaho nukuvuga ati wenda nimujya munaza no gufata nayo makuru muze mwigengeseye, ni nko gutera ubwoba, ni ugutanga ikikango. Yego. Nese M23 na Amerika nabanze cyane inshuti. M23 na Amerika nukuvuga ngo ntago twavuga ngo nabanze, kuko ni inshuti. Ni inshuti. Nese MONUSCO yo sa Amerika? Nayo na Amerika. Nese M23 Amerika irasa kuri Amerika gute? Nukuvuga ngo aho ngaho ahantu bita bitandukanira. Nukuvuga ngo M23 ni inshuti ya Amerika, ariko mu buryo butandukanye nuko yaba ari na MONUSCO. Kuko MONUSCO yo iri muri ya framework ya UN. Bisa nkaho bigaragara neza ko
Amerika yo urumva icyo gihe tuvuze UN duhita twumva Amerika nk'umutera nkunga mukuru. Noneho ariko M23 Amerika nayo ntiyerurayo, ntabwo yerura ngo yite ivuga ngo twebwe dushyigikiye M23 ko hari ukuntu tubona iteruye bivuze kwirasaho. Iyo uteruye we mwe mamubiziranye uko muri inshuti mamubiziranye uko muri inshuti, ariko nabo kurasa iyo barashe ni ukuvuga hariya nta munyamerika wari uri muri ya ndege ya MONUSCO, nta munyamerika nubwo bakorana na Amerika, ariko Amerika barareba inyungu, kuko kuba Amerika iri inshuti na M23 ntabwo byabuza n'ubundi Amerika gutegeka ko M23 ihanagurwa ikavaho. Ni ukukwereka turi inshuti kubw'inyungu, ntabwo turi inshuti kubw'icyizere nyine dufitanye cyangwa andi maraso dusangiye. Ni kubw'inyungu, turi inshuti kubw'inyungu. Inyungu rero isaha n'isaha zirahinduka bitandukanye. Ubushuti bundi Amerika ifitanye na M23 totally difference n'ubushuti twabara ifitanye na MONUSCO. Ubwa M23 bushobora guhinduka isaha n'isaha. Nese M23 intwari ifite zikora M23 byanga binoga kuko twabonye ko UPDF niyo yifandinga. Ubwo irakoresha intwaro za UPDF. Rero UPDF niyo igura izo ntwaro ikaba yaziha M23 kuko M23 nta ruganda rukora intwari igira, biranagoye ko yajya ku isoko yisanzuye. Rero urumva byanga binoga UPDF iri bwayigurira intwaro iziyihe. Okay. Ariko ntago nkomvense kuntu M23 na MONUSCO ishobora kurasaho, kuko ngewe umusesekuzi bwawe wari wanyetse ko M23 nimba ari PDF bize ngo na Amerika. Yego. Na MONUSCO na Amerika. Kuntu barasana nibyo utabashije, ako wenda badukurikiye babyumvise, ariko ngewe urumva ugifite hari za element ntari kumva neza. Impamvu kurasana rega nshobora no kukurasaho ngira ngo nkwereke ko dusa nk'abahanganye, kuko urumva MONUSCO ubwayo yatangaje ngo Springbok. Urumva already yarangije kwerekana ko ihanganye na M23. Nabo rero bashobora kukwirashisha bakora slanches yo kugira ngo berekane ko hari beef, nta mikoranire ihari, ariko ni mu rwego rwo guhisha ko hari imikoranire bagirana. Ubundi ntago ari abanzi. Ubundi ntago ari abanzi. Ko ushaka gushimisha leta ya Kongo nyine urerekana ko M23 muri abanzi. Iyi mirarasa n'ibintu bikaze nk'indege n'iki byose. Ariko se kuki batayirashingwe hanuke? Nimba koko ngo niko kwa kuna bavuga ngo Amerika ngo iri kuba bashyikiye secret kandi muri ryari. Yego ni nkuko. Ko Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi yari yavuze ko nihagira isasurirwa muri Goma azakoranya inteko. Yego. Bikaba byarabaye, ese kuki izo nteko atazikoranya kugira ngo atangize intambara yavugaga? Ni ukuvuga nk'inteko nk'ubu ngubu nta yarashyiraho. Ubu ngubu nta nteko arashyiraho ku buryo nyine ngo ajye kwibaza, ariko twabonye ko hahise haba inama y'abaminisitiri y'igitaraganya yiga ku bibaye. Tubona na Bemba noneho avuga ko nubwo inyeshyamba zigaragaza imbaraga ariko zigomba guhura n'umuriro wa FARDC igamije kugarura amahoro n'intuza n'ubutaka bwose bwigaruriye na M23. Ni ukuvuga ngo byanga binoga nubwo tutabonye ibyigiwe muri iriya nama neza, ariko byanga binoga hari ikintu cyavuyemo, kuko urumva yahise iterana. Yateranye ku buryo buri special kuko ntabwo yari iteganyijwe guterana, ntabwo ari inama isanzwe. Byanga binoga hari imyanzuro yafatiwemo nubwo tutayitangarijwe. Wenda dushobora kubona utuntu tuke twagiye muri media, ariko nkuko mubizi muri politics ibyo tubona bigaragara ntibitandukanye n'iby'inyuma y'amarido. Rero bivuze ko byanga binoga hari ikintu cyavuyemo, wenda dushobora kwitega mu misiza cyangwa namara no gushyiraho iyo sena cyangwa izo nteko. Nabwo byanga binoga hari resultat zindi zizaboneka. Ese bundi buri M23 yigaruye Kivu zombi, Tshisekedi no yavuga iki? Igihe yazifa amagambo yose bikabya avuga, ibintu byose avuga. Buri yanyurahe
urumva byaba biteye isoni cyane. Ukuvuga ngo ibayifashe Kivu zombi ikazifata. Ubundi Kisekedi dore yabasabwa ibintu bigera kuri 2. Ni ibintu 2. Hari icyambere kwemera nyine akajya mu biganiro, akumva ibyimubwira, kuko urumva ryaba ari ikimwaro gikomeye. None ibyitegeka akaba yabigenda, cyangwa se nanone akaba yakiyahura kuri UPDF kugira ngo wenda arebe ko byafata akarere akagira ikivamo. Museveni arwanye na UPDF byaba ari kwiyahura. Kisekedi arwanye na UPDF ko kwiyahura ni ukujya mu bintu neza kutari burokoke. Ubundi erega iyi ntambara ni ukuvuga ngo iyo abantu babiri barwana haba hari buri wese aba yumva aratsinda, ariko niyo wavuga ati nshobora kudatsindwa ushobora kwiyahura. Ubundi kujya mu ntambara ubwabyo ni ukwiyahura, kuko uba ushobora gutsinda cyangwa ugatsindwa. Ni ukuvuga ngo yaba nyine Musenge nateguye uyu muntu yateguye intambara bayiyahuye ko abazi ibyo arimo. Akenshi urabyitegereza ugasanga none se reka hari ingero nyine intambara zagiye zirwana, hari ibice byagiye bitsindwa. Ese iyo bakoze analyze inyuma bavuga ati bino bintu twakoze ntabwo byashobokaga. Ni ukuvuga ngo icyo gihe impamvu nari mvuze ngo Kisekedi yabasigaranye kwiyahura kuri UPDF, ko nyine ubwo icyo gihe se abantu akenshi bahita bibaza M23 iramunaniye imufatanya ibice byombi, none agiye guhita ajya kuri UPDF, byaba ari nk'ubwiyahuzi. Ariko we icyo gihe yaba areba ko nibura ishobora kubiya akarere akagira ikindi gihinduka, bakaba bateshe M23 ibyo yari yafashe. Byo numva bishoboka. South Africa yo ahubwo itangaza ko izohereza izindi ngabo bidaciye muri Sadaka. Ese hano bino bihugu ubundi bwizemera gutsindwa iriya ntambara y'UPDF? Iyo urebye urujya ureba nk'amagambo yagiye atangazwa aba ari amagambo aremereye, harimo kandi koko kuba UPDF yatsinda ibyo bihugu byose nabyo byagenda ni kimwaro gikomeye cyane. Niyo mpamvu bakora ibishoboka byose kugira ngo UPDF nyine itabatsinda. Ko nawe tekereza igisirikare cya South Africa kiri mu bisirikare bikomeye, giratanga intwaro ku Bushinwa nako ku Burusiya. Urumva kumva ngo cyatsinzwe n'inyeshyamba ni igisebo gikomeye cyane. Niyo mpamvu bakora ibishoboka byose ku buryo UPDF itabatsinda. Urumva yongeye ko azohereza abasirikare bitanyuze muri Sadaka. Ubwo yakohereza umubare wose ushoboka icyo gihe. Nicyo biba bishatse kuvuga. Yakohereza umubare ushoboka wose kugira ngo urwo rugamba batarutsinda, kuko byaba ari igisebo gikomeye cyane kumva igihugu gikomeye gitsindwa n'inyeshyamba. Dushimire abadukurikiye ku busesenguzi bwa Jean Pierre abatubwiye ko abibona. Ndetse nawe muri comment ubushaka kuzwa uvuga uko wabivuze hano simbyumva. Ndetse byaba na ngombwa ukazaduhamagara nawe ukatubwira uko byumva. Kuko twebwe imiryango irafunguye, ufite uko byumva wabigaragaza. Kandi twebwe ntago tuba duhatira abantu kumva uko kimwe uko twumva ibintu. Oya. Ariko namwe ntimukaduhatire ko uko mwumva ibintu ariko tuzatubyumva. Kuko icyo gihe ikintu cy'umujyumwe hatarimo challenge y'ibitekerezo nibyo bituma abantu batadevelopa ibintu bishyashya. Ubundi abantu bavuga rumwe ntago bari elite. Wapi? Kuko muri mu gihogere urumva iyo umwe aguye mwese muhita mugwa. Uzarabe nk'inteko zo muri Afrika, inteko ishinga amategeko zo muri Afrika, usanga ngo ingingo ngo baziteye ngo kugerwa 98%, 99%. Ugasanga ako kabuze no mudepite wasibye. Nawe yaza kuba hari. Oya, none ikindi kiba gishekeje usanga ingingo batayumvaga kimwe. Kavuga se ko itumvikanwaga kimwe mu gutora ikabitowe kumva. Hano umudepite tujya mu itangazamakuru wenda zindi runaka ukabona arayimara byopoza kandi we nawe yatoye ko bipasa. Kiyozi munarimo babiri. Yabisekeje. Rero niyo mpamvu twebwe dushigikiye ko abantu bazana idea none tukazishyira hariya kuko abantu nyine bagatoranya mizikora. Bana idea imwe ntago ibitekerezo byanjye
ari byo navuga ngo nibyo biri perfect yewe nawe ibyawe sibyo twavuga ahubwo turabishyira hariya abantu noneho bo baje gukuramo ibizima sanga nguko rero tuzongera dutumire Jean Pierre kuri Rwanda Burundi TV ndetse muzajye munamubona kenshi kuri Ndeberayo TV. Murakoze cyane.